biri utakuboneka agiye kutugabira kuba ukwiteka kwirembo ubari kwirembo nuko ara te sheto penengosema yengose netrebonema takitrebonema ibiri ngose metegidigi tawidona somene trebonema ndengose imana ishimwe dore dote kitadimando benikitrebonema igidi mondre dema igishitsi cyakwiraga hose domaine cyari kivibushe kigiye kuranduranwa n'imizi yacyo kubera ko dobini gide mwasuzuguye mukireza amagambo yanjye mukanga kwita ku mburo zanjye dore zodre mene gide turinje kubabaza isi ni kuwiteka avuga hando mene kitredengi ye urangariye mu by'isi hati yabo wari uzi ko ugiye kubibabarizwamo nyamara ntibigukize umujinya wanjye ni kuwiteka avuze ati penigide hati nimwezwe mwe zedegide minitaya hati buri wese niyezwe kandi acunga izamu rye hati kubera ko nje guhana hati kandi imbereye hejuru ngeze hasi ngera no mu mizi y'igiti tredogidema hati guhana gukomeye ngo kubayeho uwiteka aravuze ngo ridobinigidema dendronemenekita aje guhindisha isi umushyitsi hati kandi uburakari bw'inkazi bugeze kuri buri kizira cyose ndetse n'uwacinjije pewi tangomene kota dore nzengurutse ibihugu hati kandi ngeze kubategeka bategeka ibyo bihugu demone kitremando hati ndetse ngeze kudirimone kuwa kubemeye kuyoboka satani bakinjiza ibizira bakadestasi bagahinyura amagambo yanjye hati ngo niteye ubwoba dore bagezeho ngiye guteza umuraba mu nyanja ngari kugira ngo buri muntu wese abone ko ndi uwiteka imana ndica nkanakiza shiri kuzimu ngakurayo domaine taya hasi mu butaka repekitrebonema hatije uwiteka nije ukora ibyo byose talo widigide urinde wowe wanga kunyumvira ahubwo kumvira ibizira hati mbese witwaje iki hati mbese kugiye kubabazwa uzata kuvuga gute kandi narakuburiye ukanga kunyumva ni kumwami avuga rise demenigide otro benekita zondremene hati abantu mwarahaze muribagirwa zobine gidimando atari kodre kitremando dore ngiki cyo gihe kitari cyo kuvuzirizwamo imbundu kibayeho chandromene taya ati ndabwira abarundi ndabwira abanyakenya ndabwira Kongo ndetse n'uminigidima androte kote kitangidimando perose dregidimando atokitrema ati mbese muhagaze he yemwe basenga muri gusenga ute ati kandi muri gusengana ibizira ati umujinya wanjye ugiye kugurumanira ku bantu benshi ati ibyo bizatuma amahanga menshi agira ubwoba ndetse amaboko y'abakomeye azatentebuka ati imitima y'abashikamye izakuka umwana uri mu nda udestayigide
utaravuka azamenya ko nje kunyeganyeza isi. Peringo tangomenigi, naho wibwira kuri mu mahoro, urya unywa uryama umerewe neza, atari kurishuka rwose, kubera ko igihe cy'uburakari nacyo dore kibayeho, ni ku Uwiteka avuze. Andomene kote benegide, atabavuga izina ryanjye ku kanwa, ariko ndatuye mu mitima yabo, babesheresha abandi ururimi rwabo. Ati yemwe 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 yemwe, ati inkoni yanjye irabanguye. Tandomenegidema, ati kandi ndakabuza nzahana ab'isi mbahora ibyo bakoze bibi. Ati kandi ndesitaye mba n'abashumba babo mbarasitayigide, Melias mbahora kuragira intama nabi, ni ku Uwiteka avuze. Takitandomene transegide mando, hatije guhemba no guhana, dore imidugudu y'icyo gihugu toperegide ma utuyemo dore kibaye umuyonga. Hati yewe 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 nguri Burayi, uratuye uratunganiwe, hatariko imidugudu y'icyo gihugu wicayemo wumva ko utuje utunganiwe, dore kibaye umuyonga, ndetse n'ibikirimo abazakurikira bazabishaka babibure, kubera ko wasuzuguye itegeko ryanjye. Hati yewe mwana w'umuntu, hati yewe munyamahanga we, hati ndakubwira munyamahanga, tadobene kitremone shika, atahuri ndarestaya, dore ngugezeho tandobinima trangozigide. Hati ntabwo ntinye imipaka, hati nzengurutse Deriyasi, aho mu mahanga uri pekoshe kota, hati ndeje gusubiranamo penigide mando, hati kandi drone kita, hati bitewe nuko nakugiriye neza, ariko ukanga kumva, uribwira ko uhagaze, ariko waramaze kugwa mu mutima, ni ku Uwiteka avuze. Dobinigide treshe kotema hadomenegide, hati ubwo wabonaga umuturanyi wawe nk'udakijijwe ukamubarira ibizira bitandukanye, hatari kutazi ko wambaye ubusa, hati kandi uri impumyi amaso yawe ntabona, hatari ko ngeza i Burayi uri razobinigidi dima, hitwa mu burinzi topene kita treshe kitrima, hati kuko nawe watumbagira hejuru ng'igisiga, icyari cyawe yewe munyamahanga we, ukacyarika hagati y'inyenyeri, hataho naho zakumanura ugwe hasi, ni ku Uwiteka avuze. Bene ngoze manitaya, hati yewe drobenigi, mwami w'ibiguruka we umva, shedogidi minitaya, hati nje gusoza amasezerano, hati nagiranye nawe ku munsi dobinigide nakugendereraga, hati kubera ko igihe drobenigide cy'ingoni banguye kirageze, hati kandi dekitrebe ibuye ryagaragaraga nk'ibiri kwesitikarima nk'irikomeye dore riratembagaye, ndetse ritembeye dobinigidima, hati ku musozi mubi reshe kitemenegi, dore rino buye rigiye kwangiriza byinshi, hatari kuri maso ndagendana nawe, ni ku Uwiteka avuze. Navuze kenshi kwihana ubusambanyi, abihana ntibaboneka, mvuga kwihana uburozi, abihana barabura, mvuga kwihana ibibi benshi bakoze ubutinganyi no gukuramo amada, ariko abakizwa banze gukizwa. Hati ni iki cyatuma ndarekura umujinya ndetse n'uburakari bwanjye bukaze? Penigidima, niki nakoze ntagombaga gukora?
ni kuwiteka baza. Trasheke dremando. Ati nje kwiyereka abanyabwenge b'isi bagiye kubona ko ari njye Uwiteka ukomeye, nta yindi iriho itari nje, ni kuwiteka avuze. Penangozema atrokita zadima. Ati ndakubona wowe Zedomeni waciye umugabo wawe inyuma ugatwaramo inda warangiza ugakuramo iyo nda. Ati se sinakubonye Tredemini gide we mama Sharirine we ayi yewe Zede gidema yewe Mukarukundo we. Ati ndi Uwiteka ureba. Ati ndareba. Hatariko inkoni yanjye irabanguye. Ati mbese uzakizwa n'icyo umujinya wanjye. Ati yemwe bavura ibi babica hejuru mukitwaza ijambo ryanjye donene ngose kandi ndarabahamagaye. Ati igihe mugiye gusohoramo uwo nahamagaye n'uwo ntahamagaye bagiye kugaragara mu kibuga, bigiye kumenyekana kubera ko amasiganwa abayeho. Igihe cy'amasiganwa yewe munyabyaha, yewe musambanyi we, yewe murozi, yewe mujura, yewe mutinganyi, yewe mubeshi, igihe cy'amasiganwa dore kibayeho, ni kuwiteka avuga. Tandodo ngose menetaya. Ati mbese amaso uzanywa azakumara umwuma wayasize he? Jambo rizakurengera mbese ririhe? Ni kuwiteka abaza. Ati yewe wize ibikomeye ukigira hatandukanye ukaba wiringiye amashuri, mbese amategeko y'isi n'amategeko yanje reka ngubaze igikomeye n'ikihe muri ibyo? Ati mugire umwete wo kunyegera n'uwo kumba hafi ubugingo bwanyu bubone kubaho. Yemwe mwaze kwizera amagambo yanje, yemwe mupinga ndetse mugatesha agaciro imvugo yanjye. Ati nanjye nzabaseka mwagize ibyago. Ati kandi nzabakina ku mubyimba izo mwatinyaga bibagezeho, ni kuwiteka avuze. Tandomene kita. Ati herezo rirageze. Ati kandi dremando. Atabazi gupima iby'ikirere bareba mu birere byose bigize isi dore barashobewe kubera ko umujura amaze kwinjira. Ati kandi abamarayika Dritasema ndetse n'ingabo za Destaya zategetswe kubabaza isi zamaze kuhagera. Ati ritayigide. Ati mbese wirata gute nta kimenyetso kikuriho? Mbese wiringiye iki kandi nta kimenyetso kikuriho? Ni wowe mbaza. Ati mbese ubutunzi busobanuye ikimenyetso? Tango benegide. Buri wese nabe maso kandi yirinde, ni kuwiteka Imana avuze. Amena. Urakoze Mana, ndagushimiye. Wi oya tawi tatokitrebo hanshekota. Urakoze. Hari icyo nabonye abantu muri Kongo, mwaba muri abanyarwanda bahari, mwaba muri abanyamahanga bahari, ibyo ntago bindeba. Mwaraturutse muri Amerika, muri abenegihugu, Imana yambwiye ngo musengere umuyobozi wanyu kubera ko nabonye mbona habayemo ikibazo kuri we, ndetse mbona gitejwe n'uwo yizeraga. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo abari maso bamusengere. Yewe munyamasengesho, mbese ntabwo ucerekwa, muhanuzi we ntabwo ugihanura.
nimba sobanura koko n'iki wabonye, mbese n'iki weretswe. Imana yambwiye ngo musengere umuyobozi wa Kongo cyane. Hari undi ngiye kuvuga, yemwe Banyakenya mufite ubutunzi, ese muri Abanyarwanda, ese muri Abanyakenya muhari? Buno butumwa bugomba kugera ahantu hose hatandukanye. Abasenga musengere Kenya, abirata mwirate vuba Abanyakenya, kubera ko igihe cyaguma mu rugo kigiye kuza. Ntabwo ari korona igiye kubaho, oya si COVID-19. Igihe kigiye kubaho nuko imivurungano igiye kuba myinshi muri cyo, ndetse abamburwa mu icyo gihugu bagiye kuba benshi, akarengane kabeho. Ariko abantu bagiye kujya muri guma mu rugo nta bayobozi babitegetse, ahubwo abantu bagiye kubikora ubwabo bitewe n'ibihe basoyemo. Ariko ivyo bizaba ari ikintu Imana iri gutegura nyacyo kugira ngo izanye umutekano mu icyo gihugu. Imana irambwira ngo Abanyakenya n'abantu bari muri Kenya musengera icyo gihugu, n'Abanyarwanda b'abanyamasengesho, apana babandi bashaka indamu. Musenge neza mukomeje muri mu mwuka, kubera ko banyamwuka mwe Imana irabakeneye mwa kino gihe. Uwiteka Imana irambwira ngo igeze ni Burayi, n'izo bihugu bikomeye byitwa ko bikomeye. Uwiteka Imana yambwiye ngo izo bihugu ibigezemo, kandi ije gucyura abageni bitwa ngo ni ibikomerezwa. Ariko igiteye agahinda, abo bageni b'abayobozi bagiye gutaha, icyambabaje nuko nabonye badatashe mu rugo. Nabonaga bo batashe bakiriwe n'inyamaswa z'inkazi, mbona inzoka nini cyane iteye ubwoba, mbona nibazengurutse. Imana irambwira ngo muri abo bayobozi bamwe bararimbutse, kandi uyu mwaka utararangira hari ugiye kubabimburira abo bayobozi. Nta n'umwe mvuzemo, ariko Uwiteka yambwiye ngo aje aje gutambuka, kandi aje guhana abantu, ndetse aje guhemba no guhana. Niko Imana yambwiye. Imana yambwiye ngo ufite amatwi acyumva abe maso asenge, kandi asenge yezwa ku kanini na gatoya, ngo kandi umuntu wese yikiranure bigishoboka. Yikiranure vuba mama, mushiki wanje, mwene data, muvandi, ikiranure vuba bigishoboka. Niko Uwiteka yantumye. Ndiho yambwiye ngo ikiranure bigishoboka. Ubutinganyi we, nagiye kubona mbona abatinganyi barahiye, mbona umuriro utwitse abatinganyi. Imana irambwira ngo ikintu cyitwa ubutinganyi bwa bukorerwa muri Amerika, yaba ari muri Afurika, aho umutinganyi wese ari. Sindwanyije abatinganyi kuko bashyizweho n'abana b'abantu, ntabwo ari Imana yabategetse kujya mu butinganyi. Uwiteka yambwiye ngo amanuye uburakari bukomeye ku batinganyi, kandi bagiye kubirebesha amaso yabo. Nagiye kubona mbona nabi Imana yahaye intebe ibakuyobora, mbona mu itorero, mbona abapasitoro, mbona abahanuzi, mbona nabo bari mu butinganyi. Imana irambwira ngo ije guhana abatinganyi mu ruteye ubwoba. Uwiteka umanukiye abatinganyi. Niko Umwami Uwiteka yambwiye. Arangije arambwira ngo nkarabe. Nta mazi mfite, ariko ndakaraba ubutaka, kuko nagiye kubona mbona abantu bari kwirukira mu bisagara bitandukanye,
ariko umuntu bari kuzimirira bameze nk'abazimirira mu butaka bwo mu butayu. Nisoza nzakarabe, dore ndakarabye ku mugaragaro, ndakarabye amaraso yanyu ndetse n'ubugingo bwanyu sinzabubarwe. Amen. Reka nsenge. Munyabyaha we Yesu kwakuburira, sigaho gukinisha ubugingo bw'iteka. Be mugenzi, ingeso zawe zimurikira abandi, icyo umwami Yesu ashaka nuko wamugumaho. Takambira Imana ubu itaraca amateka, dontikinishiza we kujaraja rutyo. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye unshoboje gutambutsa buno butumwa. Reka ababukurikira ntibabone Daniyeli, babone wowe. Ntibumve nge Daniyeli, bumve wowe. Ukiza imitima ya benshi yasubiye inyuma, kandi uhindurire benshi kuza mu nzu yawe no kuba aho ushaka ko bagomba kuba. Ukiza ubugingo bwabo be gupfa. Senze nizeye ko ugiye kubikora kandi ko ugiye kubagirira neza. Mu izina rya Yesu Kristo nizeye. Amen. Nimero yanje ni 0788 72 91 46. 0788 72 91 46. Ndabakunda cyane. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen.